mpagaze ntabwo ntacyo bitwaye na mbere ndagira ngo mbashimire kuba mu mirenge 416 ikigo kigiye gukorera iwacu hano Kagarama ni ishema cyangwa se ni iteka tuba dutewe nk'uko nyakubahwa perezida w'inama njyanama yarabivuze w'umurenge nibyo mu baturage dufite mu baturage bagera ku 4,000 badafite mituweli kandi abaturage kugira ngo bivuze no kuba bafite mituweli de sante hari abo leta bayishyiriyeho muri category 1 abangana bari bari mu cyiciro cya kabiri cyangwa cya gatatu kuba rero twabasha kugira bake tubonera mituweli twakoranye n'amadini muri ibyo 4,000 twari tumaze kubonamo nk'ibihumbi 2,000 biturutse mu madini ni ukuvuga ngo n'ubundi muruzuza igikorwa abagenzi banyu bari barimo ngira ngo mu nama y'ubushize twari twabonye 1,545,000 aturutse mu madini atandatu yari yishyize hamwe kwishyura abatishoboye so nta kibazo kitari ukubashimira kuba umuntu yahabwa ubuzima burya nubwo yavurwa umwaka wose undi mwaka tugira uburyo aba yarateye imbere ku buryo uyu mwaka twashoboye kumuvuza umwaka utaha bishobora kugenda neza ntatinze rero nagira ngo mbakire mbahe ikaze mu murenge wacu wa Kagarama hanyuma kandi tunababwira ngo karibu n'ikindi gihe mwazagaruka mukanyure ku rugo mu murenge wa Kagarama kuko mwabonye ko ni hafi y'umujyi kandi n'umwe mu mirenge n'ubundi iri hafi y'aho mushobora gusura nubwo tuvuga ngo tugiye gutangira ariko nibyo tugiye gutangira n'ikindi gihe twifuza kubazabana namwe kari murakoze murakoze nitwa Bishop Habineza cyangwa se abanzi ku mazina yanjye nitwa Habineza Jean Claude tukaba duhagarariye umuryango w'ivugabutumwa bita Divine Network International Ministries mu kinyarwanda kigenekereje ni ukuvuga ngo ni abantu bahujwe n'umugambi w'Imana mu rwego mpuzamahanga umuryango ukaba warabanje gukorera ufite icyicaro muri Amerika guhera 2014 akaba ari umuryango ufite ibyangombwa muri Amerika ubuzima gatozi rero muri ibyo byangombwa cyangwa se muri ubwo buzima tujya tugira n'ikintu cyo gufasha dukora mu bihugu hafi ya byose navuga ngo ni ahantu tudafite imbuto mu bihugu bya muri Afurika muri Amerika Canada Europe muri Aziya mu bihugu by'Abarabu rero kubera ko mu Rwanda ari kwivuko akenshi mbona ari naho tumaze kugira abamemba benshi njya rero nza mu Rwanda cyangwa se tujya tuza muri Afurika mu ivugabutumwa kabiri mu mwaka ariko by'umwihariko mu kwa 12 tujya tugira igikorwa cyo gufasha kugira ngo twibuke imbabare cyangwa se tugaburira abana nicyo rero cyatumye tugera hano uyu munsi twaje kumenya ko hari abantu bakeneye gufashwa mu bushobozi buto twari dufite turavuga reka tuhagere ubwo rero mpagarariye umuryango munini w'abantu benshi bari mu bihugu bitandukanye ubwo rero twari twifuje kugira ngo dutangirane kuko dusanzwe tubikora mu yindi mirenge mu tundi tugari ariko uyu munsi byabaye ngombwa ko dutangirana imikoranire y'uyu murenge wa Kagarama ubwo rero icyo twari twashoboye kubona uyu munsi ni inkunga y'amadolari 500 cyangwa se 500 by'amanyarwanda sindamenya ngo ni abantu bangana iki ariko kuri ubu ngubu niryo tangira ry'500 ubwo uko Imana izadushoboza mu zindi ngero zongera gukora twabiteguye kare tuzongera ubushobozi kandi tuzakomeza gukorana kugira ngo dukomeze kuzamura iterambere ry'aka kagari kubera ko nibaza ko tujya tugira ijambo tuvuga mu barokore rivuga ngo gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa ndumva rero tunejejwe n'umwanya mwaduhaye gitifu turagushimiye
ducishijwe bugufi no kuba mwaduhaye umwanya wahise ubona uburyo uduhereza umwanya mu nshingano zawe za buri munsi, hamwe n'uwo mukorana mugenzi wanjye Shyaka Mike. Tumaze hafi imyaka 12 tuziranye. Ubwo rero numva ko ari mu rugo no gukorera nk'uwikorera, gukora kamarade wanjye, inshuti yanjye, twabanye kinini, gukorera igihugu cyane ko ari byo twarahiye ko tuzakorera igihugu. Umugani wo yandirimo tuzarwubaka turugire nka paradiso. Ubwo rero nimba ari abantu bahindura ubuzima mu buryo bw'ubuvuzi, nibaza yuko ari umugisha ku Rwanda, ari umugisha ku gihugu, ari no kumugisha ku itorero ndetse no ku murimo w'Imana. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Bagira ngo tubashimire. Nandi mu kuvugana na gitifu hano, ambwiye ko amadolari 500 yishyuriye abanyarwanda 166. Ubwo urumva ni nyakubahwa Bishop, tajya tugushimire. Nyakubahwa gitifu, numva ko uyu ari umufatanyabikorwa ukomeye. Nimba ku munsi wa mbere mu buryo bitateguwe igihe kinini mushoboye kwishyurira abantu 166, numva ari igikorwa gikomeye cyane kandi twashimira. Reka tumukomere mu mashyi menshi cyane. Ubu igikorwa cyiza, kandi natwe tukwizeze ko ubufatanye bwiza, tukwizeze ko umurenge wa Kagarama uracyari open. Twavuze ko abifuza ibibanza, tukwifuze ko n'abandi uzabwira turi tayari kubakira. Gitifu ari hano umunsi ku munsi, niyo byabejo bundi. Yakubwiye ko yari afite 4,000, ntabwo bararangira, ariko duhaye itangiriro ryiza cyane rikomeye. Bagira tugushimire. Nk'uko mubivuze, urugendo runini tumaranye, ariko tukaba n'ubu ngubu tukibana, noneho bigeze no mu buzima bwo guhindurira abanyarwanda ubuzima bwabo. Mwakoze cyane nabo mwazanye, pasiteri mwazanye nawe tujya tumushimire. Nawe ashobora kugenda akareba mu itorero cyangwa akareba n'abagira. Twifuza ko muba bafatanyabikorwa bakomeye cyane, ariko nago nshaka gusoza. Nagira ngo mu by'ukuri gitifu aba ari uza kudusoreza, anababwira n'ijambo n'impamba muri buhe abo bayoboke babari inyuma muyoboye, message nziza, kandi nabibaha karibu ko igihe cyose bazajya baza bakisanga ahangaha ko amarembo yuguruye. Bajya tubashimire cyane. Natwe igihe kimwe muzatubona muri Arizona, cyangwa se muzatubona n'ahandi, byaba ari akazi cyangwa se byaba ari n'umuryango dusuranye. Murakoze cyane, mwakoze kubw'igikorwa cyiza. Nyakubahwa gitifu, murakoze perezida w'inama njyanama. Nanjye nta kindi nabafite ari ugushimira Bishop na timu mwazanye. Mu by'ukuri ushobora kwibaza uti ni igikorwa gito, ariko ntabwo ari gito. Kwishurira ubuzima cyangwa se kwishurira umuntu kwivuza igihe cy'umwaka, noneho abantu 166, ni igikorwa kiremereye kuko ni benshi. Twebwe ni igikorwa gikomeye, ntabwo umuntu yakibona gutyo ngo uvuge ngo ni gito. Niyo mpamvu dufashe umwanya wo kugushimira, tunavuga ngo aho wakuye Imana iguhe umugisha, izabashoboze gukora n'ibirenze, kandi mukomerezaho. Ikindi kubaha intashyo nk'uko perezida yarabivuze, ni ukutubwirira bene wacu bari muri diaspora cyangwa se bari hirya no hino aho mukorana muri iyo minisitiri, ko u Rwanda ni rwiza, ruragendwa, hari imvura hakaba n'umucyo, kugira ngo mwarahabonye mumaze igihe kitari gitoya hano. Ikindi bakanibuka ko ngo amazi arashyuha, ariko ntibagirwa iwabo wa mbeho. Kuba bari hanze nibyo, bapagase bashaka imibereho, ariko bajye banizirikana ko ubutunzi bwabo butagomba kurara hanze, ahubwo bagomba kurara iwabo mu Rwanda. Dufite ibibanza byiza baza bagaturamo, aho bakubaka bagakora business zitandukanye n'ibindi, ndetse bakanasura n'abavandimwe n'iwabo. Burya umuntu yatagira ku ivuko nta kintu aba afite. Umuntu utagira nationalite, utagira aho avuka, utagira aho yita iwabo, ni ikintu kibi gishobora no kumwafekta igihe cyose aho yaba ari, kuko yaba azi ko n'ubundi acumbitse, ariko iyo afite iwabo azi ko igihe kizagera hagataha. Turabifuriza rero gukora, mugakora ibishoboka nk'ibyo mukora ni byiza, mugakora ibyiza nk'ibyo mukora, hanyuma kandi mukajya munazirikana igihe nk'iki
mugasubiza inyuma amaso mukibuka aho mwaturutse. Murakoze. Murakoze.